gukora hamwe garaje umutegereje urakoze apa saba mau marijana harya amagabo kiramo poza. Muraho neza abantu bacu bakunda gukurikirana ibiganiro bica kuri Messe Empire n'ibindi biganiro haba comedy, mwese ndabasuhuje. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku banyarwenya babiri. Uyu munsi inkuru yacu iraza kubisekeje ariko irimo byinshi cyane wenda utaruza. Abantu babiri b'ibyamamare nibo tugiye kuganiraho. Abo bantu wakibaza ngo ninde? Tugiye kwibaza ikibazo turi kumwe twese tuvuge ngo duti ari Papa Sava na Bijobija ninde ukunzwe muri komedi nyarwanda. Ntimugire ikibazo kuko tugiye kubisesengura neza twifashishije ibyo tubona ku mbuga nkoranyambaga cyangwa ku ma YouTube ndetse n'ahandi. Haba uko YouTube zabo zihagaze, Instagram, abantu babakurikira uko bangana, ibyo byose turagenda tubyifashisha kugira ngo tubashe kuvuga ngo ari Papa Sava na Bijobija ninde ukunzwe cyane kurusha undi. Wowe icyo usabwa ni ukubanza ukareba nimba iyo buto yanditseho subscribe warayikanze. Kanda subscribe ufungure inzogera kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi by'ubwenge ujye ubibona mu bambere. Kandi ikindi ntiwibagirwe gukanda like kugira ngo basi kino kiganiro abandi bantu baze kukibona. Kandi nubona kikuryoheye uze kugerageza ugisharinge ku bandi bantu nabo babashe kumenya ano makuru. Jye mugiye kubana banyita Promesse niyo nagize. Twihuse rero reka tutangirire kuri Papa Sava. Papa Sava benshi tugiye kumuvugaho ibintu byinshi, nka benshi nta nubwo bari bazi amazina ye n'ibiki nibyo tugiye kuvugaho. Papa Sava ni umwe mu bakinnyi ba filimi nyarwanda bamenyekanye cyane cyane muri komedi. Papa Sava rero yakinnye filimi nyinshi, yakina n'amakomedi menshi, ariko dore ahantu hamwe muri aho ngaho yagiye amenyekanira cyane cyane. Yamenyekanye muri filimi yitwa Seburikoko, amenyekana no muri filimi cyangwa ni nk'aho ari komedi yakinnye n'uwo bita Ndimbati. Papa Sava na Ndimbati ndakeka ko nta muntu utaba ubazi. Undi Papa Sava izina rye bamwita Niyitegeka Gracian. Yamenyekanye cyane cyane muri Seburikoko ari kumwe ndetse amenyekana ari kumwe na Ndimbati. Bijobija uyu we ni ikirangirire, abantu benshi baramuzi cyane cyane. Uyu nguyu we yamenyekanye muri komedi nyinshi cyane cyane akinana n'uwo bita Nsabe. Uyu Bijobija rero afite impano idasanzwe nko kwigana umuntu, kandi Bijobija ndakurahiye niyo waba uri mu kibazo kimeze gute afite amagambo meza ashobora kukubwira nawe ukahita useka ubwawe bikamenwe n'uwo waba uri mu kibazo gikomeye cyane. Bijobija we si ugukina komedi gusa, we ibi binamurimo ni nk'aho afite impano. Nyuma yo kwamamarira ku mateleviziyo, aba bombi bahise bimukira ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane kuri YouTube. Papa Sava atangira gushyira komedi ze ku mugaragaro kuri channel ye ya YouTube, abantu barazitabira, ibyo bituma n'abafana be biyongera cyane kandi bikamwinjiriza n'amafaranga menshi. Bijobija nawe ntiyiciye gutyo ngo arebere gusa, ahubwo barifatanyije nk'itsinda ry'abakomediye nabo bashinga channel. Bijobija akajya akina role nziza yisanisha n'abantu b'abasaza cyane cyane ko abenshi mu bimenyereho hari n'abantu bajya bavuga ngo ni umusaza, kandi iyo role ayikina neza. Ibyo ngibyo bigatuma yigarura imitima y'abantu benshi cyane kandi bikamwinjiriza n'amafaranga biciye mu nzira za YouTube. Aho ngaho turi kuvuga kuri YouTube nyine iyo yaprodinze wenda video usanga yarebwe cyane cyane kabisa. Biri kintu gituma Seburikoko cyangwa Papa Sava n'uwo bita Bijobija bakundwa cyane. Abantu impamvu babakunda ni ukubera ko bakunda gukina ibintu bimeze nk'aho ari ubuzima busanzwe bwa buri munsi. Ubundi Papa Sava role nyinshi akunda gukina ari nk'aho ari umunyabwenge, ari umugabo w'umunyabwenge. Naho Ndimbati mugenzi we agakina ni nk'aho ari umugabo w'injiji. Ibyo ngibyo babihuza bikabiza kubyara komedi nziza isetsa abantu, ikurura abantu nyine ukumva ko umuntu akomeje kuyireba yishimye. Bijobija we ni ku rundi rwego kuko akina role nyinshi. Ashobora gukina yigize umuntu utazi ubwenge, ashobora gukina yigize umuntu w'umusaza kuko iyo role y'umusaza iyo abantu benshi bamumenyeyeho. Ashobora gukina yigize umunyacyaro. Ibi bintu byose Papa Sava akina Bijobija nawe ashobora kubikina, ariko Bijobija iyo ari gukina uba ubona ko bimuri mu maraso, ari ikintu afite mu maraso nyine atari kubyishakishamo. Yego nibyo Papa Sava bimazemo igihe kinini, afitemo na experience, ariko Bijobija uburyo yakitinga babona ari byiza cyane. Aba banyarwanda bombi uko ari babiri, bano bagabo bafite impano zitangaje cyane kuko bombi batuma
wiyumva nk'umuntu. Iyo uri kubareba nyine uri kureba video zabo uraseka pe, uraseka ukumva urasetse, kandi bagira n'ubutumwa butambuka muri ziriya video zabo, ntabwo ari ugukina gusa, kandi bafite urwenya rusekeje. Nicyo kintu njye navuga. Ese wowe iyo witegereje ukareba muri bano banyarwenya babiri dufite, Papa Sava tukagira na Bijo Bije, wowe ukunda nde muri abo bantu? Ugiye kwandika muri comment umuntu ukunda, uvuge n'ikintu umukundirira. Reka nkwibutse gukanda subscribe kuri ino channel, ufungure inzogera kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi by'ubwenge bitazajya bigucika. Reka duhure muri comment, ndabakunda cyane. Naho njye mwabanaga banyita Promesse niyo nagize. Ciao ciao. Ukora hamwe garaje umutegereje. Urakoze. Jangan ya. Apa sahabat? Mau ngajian hadiah.